ko nari narabizeye wowe ubwawe by'umwihariko uzi ukuntu nakwizeye ukama icyizere cya nyacyo bikaba ari no mpamvu naje inaha mu Rwanda none ubu ngubu mu by'ukuri ko mbona wowe nta n'ikintu uri kubikora wabiteye umugongo ni iki kintu ari gukorera uyu muryango ko ngiye nababonagamo ubunyangamugayo kweri ale kuri mbere ya byose mbanje kugusaba imbabazi uburibwe n'agahinda ufite ndi kubyumva ariko ntabwo nicaye ntabwo nicaye wowe utekereza yuko wenda ndi kwicara cyangwa nakwirengagije ariko nzi icyo umaze gukora ndanakibona nzi n'icyakuzanye ndacyagerageza ibishoboka byose kugira ngo numvishe kuri mukobwa agomba kuba umugore wawe nkuko ukomeza kubikora n'umuryango wose urara uhagaze uhangayitse ariko wowe witekereza ko nta kintu turi gukora ntabyo muri kubona ntabwo mwebwe muzi uburibwe mfite mu mutima bwonyine njye ndabizi kandi 100%. Nzi buri kimwe cyose umaze gutakaza. Nzi uburyo wakunze muri uriya mukobwa. Rero witekereza ko twicaye gutyo ubusa. Kandi igihe cyari cyo cyose uko bizagenda uko ariko kose ngiye nguhaye isezerano. Anita agomba kuba umugore wawe. Aho kugira ngo Anita nanirwe kuba umugore wawe, ngiye ubwanjye nzava mu buzima. Reka nkubwize ukuri, sibyo? Njye ubwanjye nkubwize ukuri. Nanjye aho kugira ngo Anita muhombi, sibyo? Njye ubwanjye napfa cyangwa nkica benshi kubera we. Nimbura Anita njye mbikubwire mbigusubiriremo, nzagwa muri Afurika kubera ko kuri iyi nshuro ntabwo ndi kumva. Urabizi neza ko ari we wanzanye hano mu Rwanda, uri kubyumva? Sinzi rero impamvu mutari kubiha uburemere, kandi noneho kwihangana nanjye kwanjye kurimo kuraba gukeya. Ndakora iki? Kari we wajyaga undema agatima. Noneho niba twese twemeye ko tugomba gupfa kubera Anita, reka dutabara ubuzima bwacu. Ntitwemere gupfa ahubwo dukora ibikwiye. Niba utekereza ko uzava hano muri Afurika ari uko wapfuye cyangwa ufite Anita, aho kugira ngo have udafite Anita wahasiga ubuzima, sibyo? Nanjye nkaba nemeye kugira ngo Anita nanirwe kuba umugore wawe, nanjye napfa. Uba rero ikintu tugiye gukora, reka tutabara ubuzima bwacu, sibyo? Yego. Anita dukora ibishoboka byose Anita aba umugore wawe. Ariko noneho bive mu magambo bijye mu bikorwa. Njyewe icyo nsigaje ntekereza, ngiye kubanza menye uriya muhungu Anita akundana nawe. Mama Iribagiza wabonye yuko uyu munsi wa none yagaragaje yuko yanga uriya mwana, kandi uwo mwana yaramwibyariye, yamukuye mu nda ye, ngo ariko ngo impamvu ngamwanga nuko umuntu bamubyaranye yamubeshye urukundo ari we Rugema afite abandi bagore, akamubeshya yuko ngo nawe amukunda, akemera bakabyarana umwana w'umuhungu mwiza cyane witwa Burino. None kuba Mama Iribagiza umugabo bashwanye, kandi cyangwa se yaravumbuye ko umugabo yamubeshya yahise yanga n'umwana we, avuga ati nta maraso, uyu mwana ni inzoka, uyu mwana ndi kumureba nkabona ni se, ndi kumureba nkabona ni Rugema. Rero kubera izo mpamvu zose nabwo uyu mwana nyishaka kumubona, agashaka no kuba yanamugirira nabi. Abantu bari aho hafi bakamufata bakamuba hafi bavuga ati mureke, uyu mwana ararengana. Akavuga ati oya Rugema rwose yaramemukiye, naza atwara umwana we. Ikindi rero wabonye yuko uyu Mama Iribagiza abahungu be wa muhungu w'umupolisi Rurangirwa yaje kuza, arangije aramuhumuriza, aramubwira ati uyu mwana nta kintu afite, nta cyaha afite, n'amategeko rwose nagamugonga, ahubwo reka turebane twebwe na Rugema tumurege, abe yaduha imitungo yacu, abe yaduha ibintu byacu yagiye atwara, ariko uyu mwana tumwihorere kuko uyu mwana ararengana, uyu mwana no mu marayika. Gusa Mama Iribagiza yarakaye, gusa Mama Iribagiza ntabwo ari gushaka kubyumva ibyo ngibyo. Bamwinginze Metere agira naho afata uriya mwana aramutwara, amusigana n'umuhungu wari we Rurangirwa akomeza yinginga nyina, ariko nyina yanze kuva ku izima, ari gukomeza avuga ati uyu mwana ni inzoka. Agira naho avuga ati uyu mwana ni inzoka. Kumwita inzoka rero ni nko kugira ngo yumvikanishe yuko ari ikibi, ari umuntu utari mwiza. Ese uri kubona Rurangirwa araza kumvisha nyina gute kuruta uko Iribagiza yamwumvishije? Iribagiza yinginze nyina
aramwinginga aramubwira ati uyu mwana mureke. Iribagiza abonye yuko nyina yanze, Iribagiza afata umwanzuro wo kugenda kubwira sheri we Cyusa ati bemere babane badakoze ubukwe, noneho bazakora ubukwe nyuma. Rero umuhungu kuza umubwira ngo ushaka gukora ubukwe ni ikintu wenda kituma yibaza ibintu byinshi cyane, ariko n'ubundi Iribagiza yari asanzwe Cyusa yaramuteye inda. Gusa nubwo yari yaramuteye inda bari barihanganye bavuga ati reka twemere tuzakora ubukwe. Rero uri kubona yuko Iribagiza impamvu yabivugaga gutyo ni ukugira ngo azahita atwara uriya musaza we kubera mama we abona yuko yamwanze. Niba ari kubona yuko rero mama we yamwanze, ari kubona yuko mama we ashobora no kuzamugirira nabi, ashobora kuzamumwica cyangwa se akaba yanamuroga cyangwa se akaba yanamukubita ikintu umwana agahwera. Rero mu gihe ibyo ngibyo Iribagiza abona kugira ngo bitazaba, yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ngende nemere mbane na Cyusa mu buryo tudakoze ubukwe tuzabukore nyuma, ariko uyu mwana mujyana. Ushobora kwibaza ati ese ahantu aba ni ukubera icyo atari kwazana umwana? Oya, hari ahantu aba ntabwo ari iwabo neza nyirizina. Rero ahantu hatari iwanyu ntabwo upfa kwidagadura uko ushaka, ahubwo urahubaha ukubaha nyine n'amabwiriza yaho. Rero ntabwo ari gufata umwana w'umuhungu aze ngo amuture kuri mama Cyusa. Mama Cyusa yaramucumbikiye ngo aze ngo nawe amucumbikire n'uwo mwana, kaba ari akamenyero ari n'agasuzuguro. Rero uri kubona yuko Iribagiza byakomeje kumuzambiraho, kuko Cyusa ntabwo ari kubyumva neza cyane. Ari kuvuga ati njye nemera tukabana, ababyeyi banjye ntabwo bazabyemera. Ariko ukabona yuko Iribagiza ari kubabara cyane ku buryo umuhungu wasigaye ategekwa n'ababyeyi ni ikintu nawe atari kwiyumvisha. Mama Iribagiza wabonye yuko uyu munsi wa none yagaragaje yuko yanga uriya mwana, kandi uwo mwana yaramwibyariye, yamukuye mu nda ye. Ngo ariko ngo impamvu ngo amwanga ni uko umuntu bamubyaranye yamubeshya urukundo, ari we Rugema afite abandi bagore, akamubeshya yuko ngo nawe amukunda, akemera bakabyarana umwana w'umuhungu mwiza cyane witwa Burino. None kuba mama Iribagiza umugabo bashwanye, kandi cyangwa se yaravumbuye ko umugabo yamubeshyaga, yahise yanga n'umwana we, avuga ati ni amaraso, uyu mwana ni inzoka, uyu mwana ndi kumureba nkabona ni se, ndi kumureba nkabona ni Rugema. Rero kubera izo mpamvu zose ntabwo uyu mwana nyishaka kumubona, agashaka no kuba yanamugirira nabi. Abantu bari aho hafi bakamufata bakamuba hafi bavuga ati mureke, uyu mwana ararengana. Akavuga ati oya Rugema rwose yaramemukiye, naza atwara umwana we. Ikindi rero wabonye yuko uyu mama Iribagiza abahungu be, wa muhungu w'umupolisi Rurangirwa yaje kuza, arangije aramuhumuriza, aramubwira ati uyu mwana nta kintu afite, nta cyaha afite, n'amategeko rwose nagamugonga, ahubwo reka turebane twebwe na Rugema tumurege, abe yaduha imitungo yacu, abe yaduha ibintu byacu yagiye atwara, ariko uyu mwana tumwihorere kuko uyu mwana ararengana, uyu mwana ni umumarayika. Gusa mama Iribagiza yarakaye, gusa mama Iribagiza ntabwo ari gushaka kubyumva ibyo ngibyo. Bamwinginze, Metere agira naho afata uriya mwana aramutwara, amusigana n'umuhungu wari we Rurangirwa akomeza yinginga nyina, ariko nyina yanze kuva ku izima, ari gukomeza avuga ati uyu mwana ni inzoka. Agira naho avuga ati uyu mwana ni inzoka. Kumwita inzoka rero ni nko kugira ngo yumvikanishe yuko ari ikibi, ari umuntu utari mwiza. Ese uri kubona Rurangirwa araza kumvisha nyina gute kuruta uko Iribagiza yamwumvishije? Iribagiza yinginze nyina, aramwinginga aramubwira ati uyu mwana mureke. Iribagiza abonye yuko nyina yanze, Iribagiza afata umwanzuro wo kugenda kubwira sheri we Cyusa ati bemere babane badakoze ubukwe, noneho bazakora ubukwe nyuma. Rero umuhungu kuza umubwira ngo ushaka gukora ubukwe ni ikintu wenda kituma yibaza ibintu byinshi cyane, ariko n'ubundi Iribagiza yari asanzwe Cyusa yaramuteye inda. Gusa nubwo yari yaramuteye inda bari barihanganye bavuga ati reka twemere tuzakora ubukwe. Rero uri kubona yuko Iribagiza impamvu yabivugaga gutyo ni ukugira ngo azahita atwara uriya musaza we kubera mama we abona yuko yamwanze. Niba ari kubona yuko rero mama we yamwanze, ari kubona yuko mama we ashobora no kuzamugirira nabi, ashobora kuzamumwica cyangwa se akaba yanamuroga cyangwa se akaba yanamukubita ikintu umwana agahwera. Rero mu gihe ibyo ngibyo Iribagiza abona kugira ngo bitazaba, yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ngende nemere mbane na Cyusa mu buryo tudakoze ubukwe tuzabukore nyuma, ariko uyu mwana mujyana. Ushobora kwibaza ati ese ahantu
ahantu aba ni ukubera icyo atari kuhazana umwana. Oya, hari ahantu aba ntabwo ari iwabo neza nyirizina. Rero ahantu hatari iwanyu ntabwo upfa kwidagadura uko ushaka, ahubwo urahubaha ukubaha nyine n'amabwiriza yaho. Rero ntabwo ari gufata umwana w'umuhungu aze ngo amuture kuri mama Cyusa. Mama Cyusa yaramucumbikiye ngo aze ngo nawe amucumbikire n'uwo mwana, kaba ari akamenyero n'agasuzuguro. Rero uri kubona yuko Iribagiza byakomeje kumuzambiraho, kuko Cyusa ntabwo ari kubyumva neza cyane. Ari kuvuga ati njye nemera tukabana, ababyeyi banjye ntabwo bazabyemera. Ariko ukabona yuko Iribagiza ari kubabara cyane, ku buryo umuhungu wasigaye ategekwa n'ababyeyi ni ikintu nawe atari kwiyumvisha. Mama Iribagiza wabonye yuko uyu munsi wa none yagaragaje yuko yanga uriya mwana, kandi uwo mwana yaramwibyariye, yamukuye mu nda ye. Ngo ariko ngo impamvu ngo amwanga ni uko umuntu bamubyaranye yamubeshya urukundo, ari we Rugema. Rugema afite abandi bagore, akamubeshya yuko ngo nawe amukunda, akemera bakabyarana umwana w'umuhungu mwiza cyane witwa Burino. None kuba Mama Iribagiza umugabo bashwanye, kandi cyangwa se yaravumbuye ko umugabo yamubeshyaga, yahise yanga n'umwana we, avuga ati ni amaraso, uyu mwana ni inzoka, uyu mwana ndi kumureba nkabona ni se, ndi kumureba nkabona ni Rugema. Rero kubera izo mpamvu zose ntabwo uyu mwana nyishaka kumubona, agashaka no kuba yanamugirira nabi. Abantu bari aho hafi bakamufata bakamuba hafi bavuga ati mureke, uyu mwana ararengana. Akavuga ati oya Rugema rwose yaramemukiye, naza atwara umwana we. Ikindi rero wabonye yuko uyu Mama Iribagiza abahungu be, wa muhungu w'umupolisi Rurangirwa yaje kuza, arangije aramuhumuriza, aramubwira ati uyu mwana nta kintu afite, nta cyaha afite, n'amategeko rwose nagamugonga, ahubwo reka turebane twebwe na Rugema tumurege, abe yaduha imitungo yacu, abe yaduha ibintu byacu yagiye atwara, ariko uyu mwana tumwihorere kuko uyu mwana ararengana, uyu mwana ni umumarayika. Gusa Mama Iribagiza yarakaye, gusa Mama Iribagiza ntabwo ari gushaka kubyumva ibyo ngibyo. Bamwinginze, Metere agira naho afata uriya mwana aramutwara, amusigana n'umuhungu wari we Rurangirwa. Rurangirwa akomeza yinginga nyina, ariko nyina yanze kuva ku izima, ari gukomeza avuga ati uyu mwana ni inzoka. Agira naho avuga ati uyu mwana ni inzoka. Kumwita inzoka rero ni nko kugira ngo yumvikanishe yuko ari ikibi, ari umuntu utari mwiza. Ese uri kubona Rurangirwa araza kumvisha nyina gute kuruta uko Iribagiza yamwumvishije? Iribagiza yinginze nyina, aramwinginga, aramubwira ati uyu mwana mureke. Iribagiza abonye yuko nyina yanze, Iribagiza afata umwanzuro wo kugenda kubwira sheri we Cyusa ati bemere babane badakoze ubukwe, noneho bazakora ubukwe nyuma. Rero umuhungu kuza umubwira ngo ushaka gukora ubukwe ni ikintu wenda kitatuma yibaza ibintu byinshi cyane. Ariko n'ubundi Iribagiza yarasanzwe Cyusa yaramuteye inda, gusa nubwo yari yaramuteye inda bari barihanganye bavuga ati reka twemere tuzakora ubukwe. Rero uri kubona yuko Iribagiza impamvu yabivugaga gutyo ni ukugira ngo azahita atwara uriya musaza we, kubera mama we abona yuko yamwanze. Niba ari kubona yuko rero mama we yamwanze, ari kubona yuko mama we ashobora no kuzamugirira nabi, ashobora kuzamumwica, cyangwa se akaba yanamuroga, cyangwa se akaba yanamukubita ikintu umwana agahwera. Rero mu gihe ibyo ngibyo Iribagiza abona kugira ngo bitazaba, yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ngende nemere mbane na Cyusa mu buryo tudakoze ubukwe tuzabukore nyuma, ariko uyu mwana mujyana. Ushobora kwibaza ati ese ahantu aba ni ukubera icyo atari kuhazana umwana? Oya, hari ahantu aba ntabwo ari iwabo neza nyirizina. Rero ahantu hatari iwanyu ntabwo upfa kwidagadura uko ushaka, ahubwo urahubaha ukubaha nyine n'amabwiriza yaho. Rero ntabwo ari gufata umwana w'umuhungu aze ngo amuture kuri mama Cyusa. Mama Cyusa yaramucumbikiye ngo aze ngo nawe amucumbikire n'uwo mwana, kaba ari akamenyero n'agasuzuguro. Rero uri kubona yuko Iribagiza byakomeje kumuzambiraho, kuko Cyusa ntabwo ari kubyumva neza cyane. Ari kuvuga ati njye nemera tukabana, ababyeyi banjye ntabwo bazabyemera. Ariko ukabona yuko Iribagiza ari kubabara cyane, ku buryo umuhungu wasigaye ategekwa n'ababyeyi ni ikintu nawe atari kwiyumvisha. Mama Iribagiza wabonye yuko uyu munsi wa none yagaragaje yuko yanga uriya mwana, kandi uwo mwana yaramwibyariye, yamukuye mu nda ye. Ngo ariko ngo impamvu ngo amwanga ni uko umuntu bamubyaranye yamubeshya urukundo, ari we Rugema. Rugema afite abandi bagore, akamubeshya yuko ngo
nawe amukunda akemera bakabyarana umwana w'umuhungu mwiza cyane witwa Bruno. None kuba mama Iribagiza umugabo bashwanye kandi cyangwa se yaravumbuye ko umugabo yamubeshyaga, yahise yanga n'umwana we avuga ati ni amaraso, uyu mwana ni inzoka, uyu mwana ndi kumureba nkabona ni se, ndi kumureba nkabona ni Rugema. Rero kubera izo mpamvu zose ntabwo uyu mwana nyishaka kumubona, agashaka no kuba yanamugirira nabi. Abantu bari aho hafi bakamufata bakamuba hafi bavuga ati mureke, uyu mwana ararengana. Akavuga ati oya Rugema rwose yaramemukiye, naza atwara umwana we. Ikindi rero wabonye yuko uyu mama Iribagiza abahungu be, wa muhungu w'umupolisi Rurangirwa yaje kuza, arangije aramuhumuriza aramubwira ati uyu mwana nta kintu afite, nta cyaha afite, n'amategeko rwose nagamugonga, ahubwo reka turebane twebwe na Rugema tumurege, abe yaduha imitungo yacu, abe yaduha ibintu byacu yagiye atwara, ariko uyu mwana tumwihorere kuko uyu mwana ararengana, uyu mwana ni umumarayika. Gusa mama Iribagiza yarakaye, gusa mama Iribagiza ntabwo ari gushaka kubyumva ibyo ngibyo. Bamwinginze Metere agira naho afata uriya mwana aramutwara amusigana n'umuhungu wari we Rurangirwa akomeza yinginga nyina, ariko nyina yanze kuva ku izima, ari gukomeza avuga ati uyu mwana ni inzoka. Agira naho avuga ati uyu mwana ni inzoka. Kumwita inzoka rero ni nko kugira ngo yumvikanishe yuko ari ikibi, ari umuntu utari mwiza. Ese uri kubona Rurangirwa araza kumvisha nyina gute kuruta uko Iribagiza yamwumvishije? Iribagiza yinginze nyina, aramwinginga aramubwira ati uyu mwana mureke. Iribagiza abonye yuko nyina yanze, Iribagiza afata umwanzuro wo kugenda kubwira sheri we Cyusa ati bemere babane badakoze ubukwe, noneho bazakora ubukwe nyuma. Rero umuhungu kuza umubwira ngo ushaka gukora ubukwe ni ikintu wenda kituma yibaza ibintu byinshi cyane, ariko n'ubundi Iribagiza yarasanzwe Cyusa yaramuteye inda. Gusa nubwo yari yaramuteye inda bari barihanganye bavuga ati reka twemere tuzakora ubukwe. Rero uri kubona yuko Iribagiza impamvu yabivugaga gutyo ni ukugira ngo azahita atwara uriya musaza we kubera mama we abona yuko yamwanze. Niba ari kubona yuko rero mama we yamwanze, ari kubona yuko mama we ashobora no kuzamugirira nabi, ashobora kuzamumwica cyangwa se akaba yanamuroga cyangwa se akaba yanamukubita ikintu umwana agahwera. Rero mu gihe ibyo ngibyo Iribagiza abona kugira ngo bitazaba, yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ngende nemere mbane na Cyusa mu buryo tudakoze ubukwe tuzabukore nyuma, ariko uyu mwana mujyana. Ushobora kwibaza ati ese ahantu aba ni ukubera icyo atari kwazana umwana? Oya, hari ahantu aba ntabwo ari iwabo neza nyirizina. Rero ahantu hatari iwanyu ntabwo upfa kwidagadura uko ushaka, ahubwo urahubaha ukubaha nyine n'amabwiriza yaho. Rero ntabwo ari gufata umwana w'umuhungu aze ngo amuture kuri mama Cyusa. Mama Cyusa yaramucumbikiye ngo aze ngo nawe amucumbikire n'uwo mwana, kaba ari akamenyero ari n'agasuzuguro. Rero uri kubona yuko Iribagiza byakomeje kumuzambiraho kuko Cyusa ntabwo ari kubyumva neza cyane. Ari kuvuga ati njye nemera tukabana, ababyeyi banjye ntabwo bazabyemera. Ariko ukabona yuko Iribagiza ari kubabara cyane ku buryo umuhungu wasigaye ategekwa n'ababyeyi ni ikintu nawe atari kwiyumvisha. Mama Iribagiza wabonye yuko uyu munsi wa none yagaragaje yuko yanga uriya mwana, kandi uwo mwana yaramwibyariye, yamukuye mu nda ye, ngo ariko ngo impamvu ngo amwanga ni uko umuntu bamubyaranye yamubeshya urukundo ari we Rugema afite abandi bagore, akamubeshya yuko ngo nawe amukunda akemera bakabyarana umwana w'umuhungu mwiza cyane witwa Bruno. None kuba mama Iribagiza umugabo bashwanye kandi cyangwa se yaravumbuye ko umugabo yamubeshyaga, yahise yanga n'umwana we avuga ati ni amaraso, uyu mwana ni inzoka, uyu mwana ndi kumureba nkabona ni se, ndi kumureba nkabona ni Rugema. Rero kubera izo mpamvu zose ntabwo uyu mwana nyishaka kumubona, agashaka no kuba yanamugirira nabi. Abantu bari aho hafi bakamufata bakamuba hafi bavuga ati mureke, uyu mwana ararengana. Akavuga ati oya Rugema rwose yaramemukiye, naza atwara umwana we. Ikindi rero wabonye yuko uyu mama Iribagiza abahungu be, wa muhungu w'umupolisi Rurangirwa yaje kuza, arangije aramuhumuriza aramubwira ati uyu mwana nta kintu afite, nta cyaha afite, n'amategeko rwose nagamugonga, ahubwo reka turebane twebwe na Rugema tumurege, abe yaduha imitungo yacu, abe yaduha ibintu byacu yagiye atwara, ariko
uyu mwana tumwihorere kuko uyu mwana ararengana, uyu mwana ni umumarayika. Gusa mama Iribagiza yarakaye, gusa mama Iribagiza ntabwo ari gushaka kubyumva ibyo ngibyo. Bamwinginze, Metere agira naho afata uriya mwana aramutwara amusigana n'umuhungu wari we Rurangirwa akomeza yinginga nyina, ariko nyina yanze kuva ku izima, ari gukomeza avuga ati uyu mwana ni inzoka. Agera naho avuga ati uyu mwana ni inzoka. Kumwita inzoka rero ni nko kugira ngo yumvikanishe yuko ari ikibi, ari umuntu utari mwiza. Ese uri kubona Rurangirwa araza kumvisha nyina gute kuruta uko Iribagiza yamwumvishije? Iribagiza yinginze nyina, aramwinginga aramubwira ati uyu mwana mureke. Iribagiza abonye yuko nyina yanze, Iribagiza afata umwanzuro wo kugenda kubwira sheri we Cyusa ati bemere babane badakoze ubukwe, noneho bazakora ubukwe nyuma. Rero umuhungu kuza umubwira ngo ushaka gukora ubukwe ni ikintu wenda kituma yibaza ibintu byinshi cyane, ariko n'ubundi Iribagiza yarasanzwe Cyusa yaramuteye inda. Gusa nubwo yari yaramuteye inda bari barihanganye bavuga ati reka twemere tuzakora ubukwe. Rero uri kubona yuko Iribagiza impamvu yabivugaga gutyo ni ukugira ngo azahita atwara uriya musaza we kubera mama we abona yuko yamwanze. Niba ari kubona yuko rero mama we yamwanze, ari kubona yuko mama we ashobora no kuzamugirira nabi, ashobora kuzamumwica cyangwa se akaba yanamuroga cyangwa se akaba yanamukubita ikintu umwana agahwera. Rero mu gihe ibyo ngibyo Iribagiza abona kugira ngo bitazaba, yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ngende nemere mbane na Cyusa mu buryo tudakoze ubukwe tuzabukore nyuma, ariko uyu mwana mujyana. Ushobora kwibaza ati ese ahantu aba ni ukubera icyo atari kuhazana umwana? Oya, hari ahantu aba ntabwo ari iwabo neza nyirizina. Rero ahantu hatari iwanyu ntabwo upfa kwidagadura uko ushaka, ahubwo urahubaha ukubaha nyine n'amabwiriza yaho. Rero ntabwo ari gufata umwana w'umuhungu aze ngo amuture kuri mama Cyusa. Mama Cyusa yaramucumbikiye ngo aze ngo nawe amucumbikire n'uwo mwana, kaba ari akamenyero ari n'agasuzuguro. Rero uri kubona yuko Iribagiza byakomeje kumuzambiraho kuko Cyusa ntabwo ari kubyumva neza cyane. Ari kuvuga ati njye nemera tukabana, ababyeyi banjye ntabwo bazabyemera. Ariko ukabona yuko Iribagiza ari kubabara cyane ku buryo umuhungu wasigaye ategekwa n'ababyeyi ni ikintu nawe atari kwiyumvisha.